utangare ngo kobita telefone uyifate uyishinge hara nguri gukamera. Hello nshuti z'abakunzi ba Al Media TV. Mbanje kubasuhuza abantu mudukurikiye muri mu mande z'isi zigiye zitandukanye, abari hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, cyane abanyakigali, ariko dufite n'aba diaspora badukurikira cyane badahwema kutwereka yuko ibyo dukora babikunda. Nabo ndabashimiye, mbifurije no kugira umunsi mwiza cyane. Kano kanya rero kuri Al Media TV tukaba twakiriye umutumirwa mushyashya. Umutumirwa mushyashya yitwa Intwari Sumaire. Wenda araza kudusobanurira Sumaire na icyo bishatse kuvuga. So tukaba tumwakiriye rero imbere ya kamera za Al Media TV. Tuguhaye ikaze BWANASHEHE. Ngiye kukwita shehe. Ya, murakoze cyane kwa munyakiriye. Tuguhaye ikaze. Kano kanya rero tukaba tugiye kugirana ikiganiro nk'umutumirwa wacu wo kuri Al Media TV. Imeze neza? Meze neza cyane, ndashima Imana. Ndakubona rwose uramforme. Nge nayinkise shehe kuko mbonye wambaye ikanzu y'abashe, abadukurikiye murabibona. Ya, ntabwo ndi umushehe ahubwo anyita haji, kuko umushehe aba yaragiye maka yarize amashuri bimwemera kuba shehe. Kandi mbona ufite na hajya ako kantu ko mu gahanga bakita gute? Yitwa sidija. Sidija. Ya. Sidija bishatse gusobanura iki? Sidija ni nyine ni ubona hano mu gahanga, bigaragaza ko uri umuntu usenga. Uri umuntu usenga. Umuntu ukunda idini, usenga. Usenga inshuro nyinshi. Cyane ya. Iyo umuntu ari umwisilamu akaba adafite iyo sidija ntago aba asenga cyane, niba mbyumva neza. Gusenga arasenga ahubwo biterwa n'umubiri tu. Ngo abantu benshi ntabwo zikunze kuza, ahubwo biterwa n'umubiri. Ajya umubiri wawe woroshye, aho washyira abasore ugasanga ibizanye, akora n'umuntu urinda gusaza n'ayaragira. Ntago bikubangamira se? Rikayika na gitoya kimbangamiraho. Na gito bikubangamiraho. So bishatse kuvuga ngo byanga bikunda ibyo bintu urabikunze, cyangwa se uri umwisilamu wemewe n'amategeko? Ya, ntabwo ari uvuga ngo umuyisilamu wemewe n'amategeko, ahubwo ndi umuyisilamu. Kuba SDG iriho ndabyishimira. Yego. Kandi kuyigira ntabwo ari uko uba usenga 5 ku munsi, ahubwo biba biterwa naho ushyira agahanga kawe nyine uri kuri sujud, nuko umubiri wawe ugenda ugira woroshye. Yego. Washyiraho kaza hahindutse mu minsi ngaho ikaba yabaye sidija nyine. Sidija. Okay, wenda icyo ngicyo usanga afite sidija nini. Wenda icyo ngicyo turaza kukigarukaho mu kanya. So utuzaniye iki gishyashya rero kuri Al Media TV? Icyo mbazaniye gishyashya kuri Al Media TV nta kindi gishyashya kirenze nuko najya mbona ibintu bigenda bishya kuri Al Media TV, numva ndabikunze. Nkahora nsaba cyane, nka telefona, nkahora mbasaba kuzaza nanjye ukahagera ukareba uko bimeze. Nkareba uko bimeze nanjye nkagira ko makorera nk'akaganiro, nkabisaba umuyobozi mukuru wayo, bakanyura ko badahari, bakakunaniza muri make. Bakananiza. Nza gutelefona n'indi nimero nayo w'umunyamakuru wayo, bakoresha ama interview ibintu bigiye bitandukanye. Yego. Nza kubimusaba, arambwira ati ntacyo, ndavugana na CEO wayo. Yego. Twumve ko biri bugende. Nibwo umunyamakuru wayo yaje kunsubiza ko CEO w'iyo Al Media TV yabyemeye. Numva ndishimye cyane bitewe n'ibyo najyaga numva n'abafana ukuntu bayikurikira cyane. Yego. Ndabashimira n'abafana babakurikira, by'umwihariko nkaboneraho no gushimira. Ya, nkanaboneraho no gushimira n'abafana ba Al Media TV bayikurikira cyane iwana, kuko nabo ni benshi cyane twagiye duhura
tubana no mu makaritsiye bishimira ibiganiro bya Ari Media TV no kubatumirwa benshi bifite iba yatumiye nkanaboneraho no gushimira n'umunyamakuru wayo wamfashije umuyobozi wa Ari Media TV umukuru akanyakira kugira ngo ugere kuri Ari Media TV ibyo nivyo birumvikana. Uwo munyamakuru wabigizemo uruhare kugira ngo bakwakira. Umunyamakuru yitwa nde? Uwo munyamakuru ni umunyamakuru dukunda cyane yitwa Zubeda, nawe akaba afite cyano akunze gushyiraho utuntu tugiye dutandukanye twiza. Iyo channel yitwa gute? Yitwa Zubeda TV. Nayo naramukurikiye mbona hariho utuganiro twiza tw'abantu bakuru. Yego. Cyane by'abantu bakuru bishobora no kubatera ubushake mu ubushake ni iki? Ubushake ni abantu bakuru nyine babyumvise. Yego. Okay, ni byiza cyane. Ni umunyamakuru wabigizemo uruhare kugira ngo bakwakire kuri Ari Media TV. Nawe turamushimiye ngo afite channel yitwa Zubeda TV. Ubwo wenda murayisura mukoreho subscribe, like and comment, mukomeza nawe mumukurikirane. Ariko bitavuze ngo namwe mudukurikiye kano kanya muri kureba ikiganiro kanda subscribe, manuka hasi ukanda kazogera. Gukanda subscribe ntabwo ari ibintu bya danje, ni ukugenda ugakandaho byonyine ugakomeza ukadukurikirana umunsi ku wundi. So tugarutse gatoya ku idini ryawe twarimo tuvuga, hari abantu bajya mu idini mu buryo bwo kwiyabonesha. Kwiyabonesha uri kubyumva? Yes. Wowe ntago warijemo kugira ngo wigaragaze, warijemo gute? Ntago warijemo kugira ngo abantu babone kuri umwisilamu kandi utari we? Ukuntu natangiye rero njya ku muyisilamu, ubundi wumve ngo iwana ntasenge mu madini menshi. Yego. Ariko idini ya Isilamu ni nkaho hariyo yaje ari yanyuma kuri nge kuba ntabwo umuyisilamu idini y'ukuri. Njya ku muyisilamu rero ntabwo nabaye umuyisilamu ari uko mbishaka, ari nuko mbikunze, ahubwo ni ubuzima umuntu aba yaragiye anyuramo, nabo aba yaragiye abana nabo amadini baba basengeramo tu. Wari utubwiye rero ukuntu ngo winjiye mu idini ya Isilamu utayikunze. Umuntu aramutse abyumvishe yakumva ari ikindi kintu. Buriya ni byiza kujya mu kintu utagikunze, kubera ko ubwo wayinjiyemo utayikunze, ubwo urumva hari impamvu. Iyo mpamvu ni iyi. Impamvu ni ukuvuga ngo njya ku muyisilamu nari mvuye mu byaro bya kure, nk'uko naje aho nk'uko mbese mwanyakiriye kuri televiziyo ya Ari Media TV, aho mukorera ni nk'uko nanjye naturutse mu cyaro cya kure. Yego. mu rugo. Icyo cyaro cya kure waturutsemo ni ikihe niba atari ibanga? Ni hatari ibanga. Mu cyaro cya Kongo, nurutse muri Kongo rero, naturutse muri Kongo nkomeza ahantu hitwa za Bukavu. Za Bukavu. Ngeze Bukavu, n'ubuzima bubi nibwo umuntu yanyakiriye aramfasha, mbiwe anyakira neza, amfata nk'umwana we. Amaze kumfata nk'umwana we, igihe kiragera kwa kundi igihe cy'iminsi mwezi Ramadani iragera, baravuga uti rero ntabwo twabana nawe kandi tugeze mu gihe cyo kwiyiriza, twe turi abayisilamu nawe ugomba kuba umusilamu. Nkashaka kubyanga. Yego. Reka. Byarangiye gute? Arambwira uti noneho niba bimeze bityo ntabwo twakwiyiriza, ntawe uguma aho ngaho bimeze gutya na gutya, cyangwa se ugutegere usubire iwanyu. Ntabwo bitewe n'uburyo nanjye bari bamfashe,
ndemera ni igihe runaka binzamo mpita nabyisabira kuba umusiramu. Nibyo birumvikana. Abakunzi ba Ali Media TV mukore subscribe please. Uradukurikiye kano kanya manuka hasi kandi subscribe kandi no kukazugera ntacyo bitwaye, kandi iyo nkunga yawe irakenewe n'ukuri. Uyu mutumirwa wacu rero w'uyu munsi turacyari kumwe, ndacyamuhata ibibazo nk'uko mubizi. Ndabaza rwose kuko kubaza ni nabyo nigiye birumvikana. Ni nk'igiki ubona wabonye muri Ali Media TV cyatumye wumva yuko ugomba kubisaba? Ni nk'igiki wabonyemo cyagukuruye ku buryo wavuze uti ngomba kuza muri Ali Media TV nkagira icyo mpinduramo? Muri Media TV ikintu cyankuruye nuko bagira abantu bakoresha ibiganiro neza. Yego. Nkabona n'umuyobozi wa Ali Media TV nawe ni umuntu mwiza, acisha ibintu bimeze neza cyane, abantu bakabikurikira bakigiraho bakabikuramo amasomo menshi. Bita nanjye ndatekereza bitewe n'igihe nari maze kubikurikira, nanjye ndatekereza ngo se nanjye wageze inkuru yanjye y'ubuzima bwanjye kuri Ali Media TV. Abantu benshi nabo bakabikurikira bikababera isomo, bakazajya bahitamo neza. Nicyo kintu cyagukuruye. Urumva ari igiki uje guhindura muri Ali Media TV? Kuko harimo abakinnyi benshi cyane, harimo ni timu nini, ni nk'akaye gashya wumva uzanye muri Ali Media TV, kubera ko hari abantu benshi cyane barimo bakora ibintu byiza byinshi, ama content meza cyane, amafilime meza, kwakitinga neza, ibyo byose muri Ali Media TV. Nuhe mwihariko wumva uzagaragaza ku buryo CEO wa Ali Media TV azakubona akavuga ati ahantu ntago nayobye nahisemo neza? Bitewe n'ibyo nagiye mbona muri Ali Media TV, n'ukuntu bajya bahindura abakinnyi buri munsi, ugasanga amafilime amwe barayakinnye, ugasanga nk'umufana asabye filime ikomeza kuri bya bice bakoze, ugasanga batinze kubitanga. Birumvikana? Ntango ikintu nagiraho inama abakinnyi bayo bitewe n'ibyo nanjye nagiye mbona, nivuga ngo amaso araguha n'ubwonko bukaguha. Ngo icyo gihe uratekereza ukavuga uti byaribyo byose wasangira boro niba ari abantu haba harimo amafitini, ugasanga nta bwumvikane burimo, ugasanga buri wese kurikiye inyungu. Urumva nyine nanjye ntawe ari wowe, ntabwo kujya mu kintu wagenda nta nyungu ugikeneyemo. Ariko se niwumva ngo icyo uhisemo gikora ugikunze, niba ushaka n'inyungu, iyo nyungu uzayibone warakiruhiye. Ntabwo wagenda umuntu nawe ubwe nta kintu arabona, akiri kwiteza imbere akizamura kugira ngo azagire icyo ageraho. Nawe nurangiza ushake kunguka ako kanya, n'abandi nabo bagishakisha inyungu bagakora ibintu babikunze, batitaye ngo ibi n'ibi, ngese ngo amafaranga ibiki n'ibiki, bakabemera bagakora ibintu uko bigomba gukorwa. Ntabwo nawe ikintu uba ugomba gukora, uba ugomba kugendana neza n'abo wasanze, kuko bajya kukwakira ni wowe uba warabibasabye kugira ngo baguhereza akazi ko gukorana nabo, ni wowe uba warabibasabye, kandi ukajyaho ku munsi wa mbere ubikunze. Niba wagiye kubibasaba ubikunze, uba ugomba gukomezanya nabo neza, igihe bagukeneye ukaboneka, ukumvikana nabo neza. Niba ari inyungu, kugira ngo iyo nyungu nawe uyibone, nuko uzaba wakoranye nabo neza, bya bintu wakoranye nabo akaba ari byo bibaviramo inyungu, bikaguteza imbere. N'undi nayo yabona uburyo ukora kuri iyo sheni, yabona ukuntu witabira ibintu
byawe bigakundwa wabikoze wabikoze ubishaka neza uri muri mood neza nakuvuga ngo ibiki n'ibiki ufite akavuyo nubikora neza n'abantu bakakubona ko ugerageza ubikora ubikunze. Okay, wari ukitubwira rero wakomerezaho. Abantu nk'abo ngabo rero bakagombye gukora neza kuko ugira neza ineza ukayisanga imbere. Rero ikintu cyose uzakora ugikunze icyo uzakora ntukora ibyiza icyo uzakora cyose mbese baravuga ngo uko uzagenza ni nako uzagenzerezwa. Ntugira inabi nawe uzitugwa inabi, ntugira ineza nawe uzitugwa ineza. rero ntabwo uzakora ikintu kuri inyungu cyane kurusha ibikorwa, ibyo bintu bizaguhira. Banze igikorwa iby'inyungu bize nyuma nibyo birumvikana. Ukimara kwinjira muri Media TV bakimara kukwemera ko winjira muri timu yabo, hari amasezerano mwagiranye, hari contract wigeze usinya? Ntabwo nigeze nyisinya, naje nk'umutumirwa birangira basa nk'abari kugenda bankunda. Nyuma yaho nibwo twaje gukorana akandi kantu bakomeza bankunda, ari nabwo byakomeje gutyo bagakomeza bampamagara. Yego. Bagira naho bampamagara mu gafilime kaherutse gusohoka. Era filime nakubonye mariko. Filime yitwa Nabyisi. Naje ndi papa w'abana nurutse Dubai. Ese koko wari uvuye Dubai? Nari mvuye Dubai. Dubai ameze gute? Hameze neza cyane, harashayininga kabisa. Nanjye nambaye gisirikare nsanga mu rugo byaradogereye. Nyimara gukina iyo filime mu minsi 10 n'ingahe yahise kurikirwa n'abana 1,200. Bakimara kubona ukuntu rero iyo filime isi kurikirwa mu minsi mike mu gihe izindi filime bazikurikira zijya kujya muri za 500 hasize nk'ameza ngahe, icyo gihe bahise banumizaho. Nagiye kubona telefone iracikikanye, baraguhamagara mu kiganiro baravuga uti kuwa gatandatu igihe iki n'iki turagukeneye mu biganiro. Navuga uti ariko nubwo munyene mu biganiro nzakora content y'ubuzima nanyuzemo, y'ubuzima wanyuzemo. Nibyo birumvikana n'ubundi nibyo turiho. Dusubira inyuma gatoya kuri urwo rugo rw'abisilamu wabagamo, bakwirukanye gute? Ntabwo banyirukanye, ahubwo wahavuye gute mu yandi magambo? Nahavuye nuvuga ngo nubwo bari batuye aho ngaho, ariko nubwo bari batuye aho ngaho bari mu kazi, ahubwo mu rugo hanyaho aho bafite urugo rwa nyarwo ni Tanzania. Ni muri Tanzania. Ngo rero gahunda bari bafite bitewe n'uburyo babonaga nagiye nitwara, narababereye umwana mwiza, bashatse kunjyana Tanzania ariko ntibyakunda bitewe n'ibyangombwa. Urabize mu Rwanda nyine kubona ibyangombwa ntabwo biba byoroshye, birumvikana biza kugorana cyane. Urumva mu buto nari mfite imyaka ingahera, nari mfite imyaka hafi 10. Ubu ngo ufite imyaka ingahe niba atari ibanga? Niba atari ibanga ngo twabanye mfite imyaka 12, birangira nsubiye mu rugo. Nyuma yaho ndongera ngarukana ndi mukuru mfite mu myaka 19 nabwo nza gusubira mu rugo. Ndongera ngaruka ndi mukuru mfite imyaka 10 n'ingahe. Nagarutse mfite imyaka 23 nangiye kubagira imyaka 23. Mise nibuka neza ko yari imyaka 23. Turabana mpaka kugeza muri 2000, mu mwaka wa 2010
na gatandatu. Yego. Mwaka wa 2016 turakomeza turabana kuba bagiye Tanzania bakansigira ibyo kurya ibintu byose bihari nk'isanzura bari baranshiriyeho n'ishuri ryo kwigiraho wiga ibintu byose bimeze neza niba bagiye mu munsi mukuru w'irayidi bagiye hanze nyine ya Tanzania kwishimana n'umuryango yabo hanjye bakansigira aho hantu hari ishuri abanyeshuri bose bagiraga akarori barabateguriye ugatanga uduceri bakabajyana kubasohokana bakabajyana ahantu runaka cyane mugafata ibyo mushaka. Urwo rwose ko numva rwari rumwe ibintu byinshi by'imigisha kuri wowe. Ikintu cyatumye hava ni igiki? Ikintu cyatumye mava nk'uko mubizi burya amahirwe y'umwe so ya buri wese. Yego. Uvuga ngo wahise ufata umwanzuro utamo kwigendera. So watubwiye ko waturutse iyo mu cyaro Igoma ugera i Bukavu barakwakira muri urwo rugo rw'abisilamu nk'uko umaze kubisobanura. Ukimara kuva muri urwo rugo rw'abisilamu sorry werekeje hehe? Wasubiye Igoma byagenze gute? Ubu ngubu uri kubarizwa hehe nyirizina kano kanya? Ntango nyiva i Bukavu ntabwo nasubiye Igoma. Ntabwo nasubiye Igoma ahubwo naje mu gihugu cy'u Rwanda ari nacyo turimo cyane. Yego. Ngeze mu gihugu cy'u Rwanda nza kugira amahirwe aribwo naje kugira amahirwe yo kugira ahandi mba nangira. Yego. Urabizi Bukavu abantu bo muri Kongo bakunda imirimo cyane barakora kandi bikanabahira. Nibwo naje i Kigali rero abantu bangiriye icyizere baramfasha bamereza ibyo gukora ndacuruza. Maze gucuruza ubuzima burakomeza bagenda bamfasha ngucyo naho ndahava ngucyo. Ikibazo tugezeho ndongera nyisubiza inyuma ho gatoya uko nago wagisobanuriye abakunzi ba Ari Media TV. Akenshi hari abantu bajya mu idini cyangwa se kwinjira mu idini bakurikiye nk'ibintu runaka. Ntago winjiye mu idini ukurikiye umuceri ukurikiye kwirira umuceri. Ntabwo ari cyo wari ukurikiyeyo? Ntabwo ari cyo nari nkurikiyeyo. Abantu benshi bakunze kwinjira idini kuba abayisilamu kwinjira idini rya Islam ugasanga mu minsi mikeya bahise bavamo ugiye kubabona mu musigiti. So nge icyatumye ngumya kuba umuyisilamu nabaye umuyisilamu icyatumye nkomeza kuba mu byanyabyo ni ukuntu banyakiriye bakwakiriye naho nagiye mba n'uburyo nabanye nabo kugeza aho nabanye n'abantu bakamfasha nk'umwana wabo kurusha nuko mu miryango bamwe bagiye bantwara. Yego. Nibyo byatumye nkomeza kuba umuyisilamu. Ariko ikindi si cyo cyonyine cyatuma nkomeza kuba umuyisilamu ahubwo idini rya Isilamu naryinjiyemo ari uko ndikunze unaryishimiye nuko ari idini y'ukuri. Andi madini ntabwo ari amadini y'ukuri? Ubundi bitewe n'uburyo uko nagiye nkurikira mu bitabo byigisha idini rya Isilamu hari ahantu nageze aho bakubwira ko umuntu wese avuka ari umuyisilamu akaza yagera ku isi agahindurwa n'ababyeyi biwe. Idini umwana avutse asanga ababyeyi be barimo niryo akomeza. Ariko iyo ukebutse ubwenge bwawe bugarutse hakiri kare iyo umaze gukura hari igihe wumvisha ubutumwa bwiza bugukebura bukuganisha heza nawe ukihitiramo. So nuko nakomeje
nkomeza kwiga idini idini wasanze idini ya Islam ari ryo dini y'ukuri. idini y'ukuri idini y'Imana, idini ese abisilamu abasangirangendo abatuye isi bose, idini y'abatuye isi bose niyo dini y'ukuri. abisilamu mwemera Imana cyangwa mwemera Muhammad? So yani ntabwo Muhammad tumwemera nk'intumwa y'Imana, ntabwo tumwemera nk'Imana. Mva ngo twemera Imana imwe rukumbi, yaremye buri kimwe cyose cyo ku isi, abantu, ibiguruka, ibiremwa bigiye bitandukanye, ibyo turya, uburyo tuzabaho, iyo niyo twizera. Ntabwo twizera ngo umuntu, ni gute wakwizera se umuntu mugenzi wawe wavutse ku kiremwa cy'ingenzi cy'inanuba? nibyo birumvikana, bishatse kuvuga ngo ntabwo wizera abantu. Ntabwo nizera abantu, nizera Imana. ubu nta muntu ufite wizera? barakubwira ngo wizera umwana w'umuntu avumwe. ufite umukunzi? Sha njyewe ntabwo, abakunzi baraza bakagenda. Iyo umugize ntabwo uba umwizera? Ntabwo mwizera byuzuye. Kubera yuko barakubwira ngo umugore ni umwana wundi. Niko babivuga, ni umwana w'umuntu. nanjye ntabwo bizi neza, ubwo mumbabarire rwose abadukurikiye, naba ngiye kwemera ibyo nazi. So impamvu mbivuze gutyo rero, ni umuntu kwihinduka. Yego. araza ngo aragukunze ugasanga nta rukundo rurimo. Muri makeya wizera Imana yonyine? Nizera Imana yonyine, nibyo birumvikana. Akora subscribe please, wowe dukurikiye kuri subscribe. Tubwire n'ukuntu uyu mutumirwa wacu uyu munsi mushyashya kuri Ari Media TV mwamubonye. Ese murabona ashoboye ibyo akora? Mujye muri comment mubyandike, muduhe ibitekerezo byanyu, kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Turacyakomeza rero n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turi kwerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu. Uragira ikintu usaba umuyobozi wa Ari Media TV? Uragira icyo usaba n'abantu badukurikiye kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu? Naragira icyo nsaba umuyobozi wa Ari Media TV, nabanza kugira inama abantu ba rubanda rugufi. Yego, ni byiza cyane urakoze. Abantu ba rubanda rugufi baba batishoboye, barangiza bakizamura ku bantu, bakigira nabi, bakigira abashwi, bakagira abanakuri. Nabagira inama yo kubana n'abandi neza. Ubwo ni hari abantu uri gucyurira, uri kubwiriramo? Oya, ni abantu ndi kubwiriramo, ahubwo abo ndi kubwiriramo ni babandi batitwara neza, batabana neza n'abandi, bizamura kuri bagenzi babo. Abo niwe ndi kubwiriramo. So uko uzagenza ni nako uzagenzerezwa. Nukora neza nawe uzitugwa neza. Rero nakugira inama yo kubana neza na buri umwe n'uwo usanze, haba no mu nzira. Nakugira inama yo kusabana na buri umwe, aho ugeze hose ugasabana, haba ari no mu rugo ugasabana, ubu ugeze ukamusuhuza. Icyo gihe niba umuntu aguye mwegure, ahubwo we guseka. Niba umuntu ari kugwana, wigenda ngo uragare, ngo kobita telefone uyifate uyishinge hara ngo uri gukamera. So jya hariya ubakiranure, ubabaze n'ibyo bari gupfa. Icyo gihe Imana uzaba ukoreye ibyiza ku Mana. Ibyiza uzabona ku munsi w'imperuka, nubwo utabibona ako kanya ukazabibona ku munsi w'imperuka. Uko ugenda ukora ibyo bintu rero, n'abagenda bakubona ukora ibyo bintu byiza, ntawe umenya aho bwirageze. Nta nubwo umenya ikintu runaka kizakubaho. Hari igihe ugera ku muntu wabuze amahere, waburiwe, wakubiswe, uwo muntu akaba
akavuga uti uyu muntu yaramfashije nanjye reka mufashe uyu muntu ukagera no kuwundi uyu muntu mbona ahantu hose ari umuntu mwiza mbona akemura ibibazo by'abantu baba bagize ntabwo abageraho ngo abatererane ntabwo abageraho ngo amere nk'abandi bafata amatelefone batangire gukamera ngo bagiye gutwika kandi abantu bamerewe nabi umuntu baramugonze umuntu baramugonza abantu baramushungereye nawe ukajya hariya ngo ibi n'ibi ngo bibaye ngo bibereye aha n'aha icyo gihe nibakubona uri gukora ibyiza kurusha abandi bahagaze aho ngaho bari gushungera ahubwo bari guseka ari urusaku mu gihe umuntu ari kubura umwuka mu gihe umuntu ari kumererwa nabi kuko hari igihe bakujyanye kwa muganga ugasanga ikibazo cyakomeye bitewe nuko batahise bakujyana kwa muganga ugasanga akaguru bakavanyeho aho ugasanga akaboko bakavanyeho ugasanga ubaye pararize mu kimwe ariko iyo uhise ubikemura ku kanya ugahamagaza hari imirongo basizeho yo guhamagara yitabara icyo gihe iyo uhise uhamagara ugigana wa muntu hari igihe agize ngo cyagakira urumva hagiye agize ngo cyagakira akaza kwitura ya neza wamugiriye urumva naba bantu nabo nyuma yaho baza gutekereza bavuga nyamara ibintu twari turimo ntabwo byari byiza ahubwo uyu muntu yagize neza hari ibyinshi yatorosheje icyo gihe rero uzaba uri kubaka izina icyo gihe uzaba uri kwiyubakira ejo hawe heza hazaza urumva n'abazagukomokaho nabo uzaba uri kubasiga isura nziza uba uri kubategurira basigara bavuga uti urana umwana wa runaka urana umwana wa kanaka uriya ni umwana wa furani runaka nibyo birumvikana iyo nama niyo kandi ndizera ko abantu badukurikiye hari icyo bakuye mu byanga bikunda nanjye ndagushimiye n'ukuri nanjye urungiriye inama umbwiye akantu narinzi ni ukuri ndagushimiye cyane kandi nshimira n'abantu bakomeje kudukurikira kano kanya tugiye gusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ugiye kugira nk'uko nari mbikomejeho haruguru ugiye kugira icyo usaba CEO wa R Media TV wenda n'abakinnyi wasanzemo n'abandi bantu badukurikiye kano kanya urakoze ku iyo nama n'ukuri ndagushimiye ntabwo wabyumva ko nanjye hari icyo nkuyemo dusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero gira icyo usaba abafana ba R Media TV n'icyo wabwira boss wa R Media TV cyane ndashimira abantu bagenda bakurikira sheni ya R Media TV ibyo bagenda amakomenti bagenda batera ibintu byinshi bigiye bitandukanye bigenda binyuraho uburyo bagenda babikurikira ndabashimira cyane n'abasaba gukomeza gutera inkunga sheni ya R Media TV bagakomeza kubakora subscribe comment ibintu byose bisabwa bakabikora Imana ibafashe Imana mu byo mukora byose Imana ijye bagenda imbere ndabashimira cyane 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 nkanabonaho no gushimira n'ababateguye ibi biganiro nkaboneraho no gushimira umuyobozi mukuru wa R Media TV CEO wayo ndamushimira cyane ikiganiro cyacu rero kigeze ku musozo ariko nsaba abakunzi ba R Media TV niba hari icyo ubona kitagenze neza uno munsi rwose jya muri komenti utubwire kuko ni ingenzi tugihindure kuko ni mwebwe dukorera ibi byose ibi ngibi tubikora kubera mwebwe tugenda dukora ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye ariko defo ubonye wakwandika muri komenti nk'uko umaze kubivuga haruguru ukatubwira tukazayihindura uyu mutumirwa wacu rero w'uyu munsi ngenda musezeye ni uko nguko ndangiza ikiganiro nk'umunyamakuru nta jambo nakuniganye ndagusezeye rwose kandi Imana iguhe umugisha Imana igukomeze mu byo uri gukora mu byo ugiyemo kuba barakwakiriye ni ingenzi ni ibintu byiza cyane mwifurije kuzatera imbere mwifurije kuzagira icyo uzahindura muri R Media TV murakoze cyane turabashimiye cyane kabisa
Okay, ngenda bakunda cyane nk'ibisanzwe. Ciao ciao, I love you so much. Ikiganiro cyacu nakagaruka, niba mwamukunze mwandike muri comment, ejo tuzongere tumugarure. Al Media TV yiyemeje kubakora buri kimwe cyose kuko ni mwebwe ikorera ihari ku bwanyu. Ciao ciao, ngenda bakunda cyane.